Amakuru ni meza. Rero sheri nagira ngo tugirane inama duhanane nk'abantu bose b'inshuti kugira ngo bikomeze urukundo rwacu dufitanye. Yego nanjye rwose ndabishaka. Go reka nkubwire rero njyewe icyo nifuza nuko tubwizanye ukuri sibyo ibintu byose bishobora kubaka urukundo rwacu. Muri make njyewe nakundanye n'umukobwa umwe wenyine. Ubwo rero tumaze gukundana tuza gutandukana ubu ngubu sinzi niyo wasanga yanashatse. Ibyo gusa ibyo byonyine umwe wenyine pe. Nese wowe byagenze bite? Nanjye rero mubwiza ukuri. Yego Umwana umwe wenyine. Ndumva rero hari ndi kumva neza umuntu uri kumbera gukomangara. Kanjye kureba ubuze ko mubwiye ko nakundanye n'umukobwa umwe kandi ari 10 kandi nkaba mfite n'abana. Sinzi uko bizagenda rwose. Ubuse ko mubwiye ko mfite umwana umwe kandi ari 4 nagaruka ndabimubwirana. Uraje? Yego. Usanze ari nta muntu wari uhari sinzi ukuntu byari bigenze. Ndagira ngo negame cyo mubwire. Ndagira ngo mubwire ko mfite undi mwana wa kabiri. Umwana wa kabiri? Yego. Wawe se? Nta kibazo ngari umwana umwe cyangwa babiri nta kibazo twakomeza nta kibazo. Nyine nari ngukubwire. Ariko ndagira ngo nanone nongere musaba akantu kamwe. Ndakumva. Ndagira ngo mubwire ko hari undi mwana wa gatatu wanjye. Wa gatatu? Mbese undi gute umwana umwe avamo batatu? Ibyo mwavugaga nabyumvise. Wibutsa kumubwira ko n'umwana mpetse ari uwawe?